nyuma y'imyaka 25 EAC cyangwa se East African Community yongeye kubaho, ubwo ndimo navuga guhera muri 2000 yabayeho imyaka 10 yonyine, byibura ubu ngubu imaze kubaho imyaka 25. Ariko se nyuma y'imyaka 25 Tanzania iri kubona ko nta cyizere cya EAC gihari, ku buryo ihita ifata utuzi tumwe na tumwe, business zimwe na zimwe ikavuga ko abanyamahanga batemerewe kuza kuinvestisa cyangwa se no gukora utwo tuzi, kugira ngo irinde opportunity cyangwa se amahirwe y'abaturage bavuka mu icyo gihugu. Undi EAC ijyaho bashyizeho icyo twita nka fundamental cyangwa se nk'ibintu by'ibanze ngenderwaho, ibyo twita pillars enye. Izo pillars harimo customer union, hakabamo common market, hakabamo monetary union, hakabamo political federation. Ibyo ngibyo bivuze iki? Ese twebwe bireba tubyegisayizinga gute? Nuko twebwe abaturage nitwe dufite mbese nizo twenjoyinga ibyo bintu biba byaradushyiriweho. Customer union ubundi bwari uburyo bwo kugira ngo bakureho tarifu mu bihugu bihuriye muri uwo muryango, kandi nanone bashyireho imisoro imwe, ni ukuvuga umusoro umwe ku bicuruzwa biva mu bindi bihugu bitari muri uwo muryango, kuri import zose zituruka hanze y'umuryango wa EAC. Okay, ibyo ntago tubizi, wenda icyo ngicyo wenda kiri based on wenda ku bantu basoresha nibo bashobora kuba cyangwa se n'abakora policies, wenda ntago kano kanya ntago afite amakuru ajyanye nabyo. Icya kabiri, common market niho turasanga ndetse ubwo buryo abantu bagomba gukorera hamwe ndetse bemerewe no gukorera ahantu aho ariho hose. Ni ukuvuga ngo common market ubundi ni ukuvuga kwemererwa cyangwa se guha uburenganzira uko ibintu byose, ni ukuvuga ngo gukura ibintu hano ukabivana hano mu Rwanda ukabijyana Tanzania, ukabijyana Kenya, ukabijyana Dar es Salaam, aho waba ugiye hose i Burundi hehe, ugomba kubitwara mu buryo buri free. Nicyo twita common market, ni ukuvuga ngo ni isoko rimwe. Noneho ikirenze kuri ibyo, icyo twita abakozi cyangwa se labor, bakaba bafite uburenganzira bwo gukora mu gihugu bashaka no gukora establishment service, zikaba zemerewe gukorera cyangwa se gukorerwa ahantu hose. Ngira ngo ujye ubona ko tuvuye nk'ubu dufite hano amabanki menshi y'amanyake mbese ava muri South Africa menshi akorera hano, ku buryo bigaragara ko service ziva mu gihugu kimwe zijya mu kindi, ndetse no kwemererwa gushora ahantu aho ariho hose muri ibyo bihugu bigize East African Community. Ari uburyo cyangwa se ni uburyo bwabaye bwo kwintegratinga cyangwa se bwo guhuza ibikorwa no guhuza abaturage kugira ngo tugire isoko rimwe, nk'uko babyita common market. Noneho iyo ni pillars ya kabiri. Pillars ya gatatu kinivuga niki? Pillars ya gatatu ikintu yateganyaga cyangwa se iteganya n'ubu ni ugushyiraho single currency. Mujye mwumva rero tuvuye nk'abantu i Burayi, iyo ugiye i Burayi ufite amayero ni amafaranga akoreshwa muri European Union, ni ukuvuga muri ibyo bihugu byose bakagira single currency. Niba ufite amayero ukava ukajya hanze, mbese uri buyahahishe nta kibazo, bitagombye kugira ngo uvundishe muri ayo mafaranga. Wenda iki ngiki ho ku muntu ugenda yaba arabizi neza ko iki ngiki wabihamye sinangwa kuba ufite amakuru arenzeho, kubera ko uyu munsi niba ugiye Uganda biragusaba amashiringi, birasaba kujya gusaba arundi, niba ugiye Burundi, niba ugiye Tanzania amashiringi, niba ugiye muri Kenya biragusaba amashiringi, kubera ko ntabwo dufite cyangwa se ntabwo East African Community ntabwo iragera kuri iyi pillars ya gatatu yo kuvuga ngo tugire ifaranga rimwe. Noneho pillars ya kane ni icyo twita political federation. Political federation ni uburyo bwo guhuza ibihugu, noneho byibura bikaba byagira umuyobozi umwe. Mbese ni ukuvuga ngo tuvuge nk'uko niba European Union ibayeho, ikaba wenda tuvuge ifite umuyobozi wa European Union, ariko European Union iracyafite ibihugu byigenga, ntago ifite political federations. Ni ukuvuga political federation ubwo twafata urugero abura Leta Zunze Ubumwe za Amerika dushobora kwita political federation, kubera ko ni ibihugu byinshi byishyize hamwe. Uburusiya nabwo bwo banakoresha political federation, kubera ko ni igihugu kinini
gifite byibura kigabanyijemo ibice byinshi noneho bita biri federale bijya kumera nk'ibyigenga ariko bikaba bifite central government. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ibi byose ari iki cya gatatu, iyi pila ya gatatu, pila ya kane byo turishuwa ko bitigeze bigerwaho. Iyi ngiyi monetary union, political federation ntago byigeze bigerwaho. Common market iyo twavuga ko byibura yagezweho, nubwo uyu munsi ushobora kugura ikintu wenda cyakorewe mu Rwanda kijyanye Uganda, ugasanga n'umundi wenda baragisoresha ntabwo bakemerera, kubera ko ntabwo birajya in place kugira ngo bibe practically bigaragare ko uwo muryango operatinga cyangwa se ukora mu buryo bwose wemeye gukoreramo abaturage. Noneho icyambere kingi cya custom union cyo ushobora kuvuga ko nacyo ntabwo kigeze, simpamya ko twavuga ko kigeze kibaho, kubera ko ntabwo turahuza uburyo bw'imisoro bwo kuvuga ngo wenda tuvuge umusoro ku bintu bivuye i Burayi, uko u Rwanda rusoresha niko Tanzania izasoresha, niko Burundi buzasoresha, niko Uganda izasoresha. Ibyo ntabwo biragerwaho. Ntekereza ko wenda bishobora no kuba no kuzagerwaho bigoye, bitewe n'uko buri gihugu cyose kiba kiri kureba interest zacyo, kubera mu gihe bitarashyirwa mu bikorwa. Yaba ariyo mpamvu noneho, kubera ko imyaka 25 ni myinshi, pillars enye ziri fundamental cyangwa se zibanze kuba wavuga ko zitarashyirwa mu bikorwa ni igihe kinini cyane. Noneho kwibaza, ese niba hatangiye kubaho izi banning cyangwa se kushyira ama-restriction cyangwa se kuvuga ngo gukumira abanyamahanga bakomoka muri East African Community kuba bajya Tanzania bagakorerayo, mbese bakagira uburenganzira busanzwe bwo gukora, kubera ko muri protocole zose za East Africa harimo na right to resident, ni ukuvuga ngo uburenganzira bwo gutura ahantu umuntu ashaka uko muri uwo muryango cyangwa se mu bihugu bituruka muri EAC. Okay, twarabonye ko byibura EAC yagiye yaguka, nyuma yatangiye ari ibihugu bitatu, itangira ari Tanzania, ari Kenya, ari Uganda, nyuma hazamo Rwanda, hazamo Burundi, hajyamo Somalia, hajyamo Sudan, hajyamo Congo. Urumva n'umuryango watangiye ibihugu bitatu, bimaze kuba ibihugu 8. Urumva ko ntabwo ari ikintu. Ese ikibazo cyane nkigarukaho ni iki ngiki: Tanzania yayibona ko umuryango uri gufailinga, igatangira guprotectinga abaturage bayo kugira ngo hatagira undi muntu basangira opportunity, cyangwa se babonye ari bo bafite shares nini muri economy, bakabona nta mpamvu yo kuba bakendera abandi bantu, bagahitamo kugira gute, bagahitamo kuba bavuga bati reka twikorere ibyacu n'abaturage bacu. Icyo ngicyo wenda ni ikibazo ntashobora gusubiza, cyangwa se nawe udashobora gusubiza, ariko noneho kiri critical cyane ku buryo cyakagombye nyine kuba gifitiwe igisubizo. No kuvuga ngo niba uyu munsi tuvuge mu myaka 25, uyu munsi ntabwo cyangwa se abaturage bo muri East African Community baracyari munsi y'umurongo w'ubukene, kubera ko bacyari ku madolari 945 ndetse ni 48. Ubona ko muri East African Community igihugu kiyoboye economy uvuga ko ari Kenya, kubera ko yo byibura umuturage wa uyu munsi arinjiza 2187. Uganda umuturage wabo niwe uba kabiri, umuturage wabo akinjiza 308. Tanzania igakurikiraho, umuturage wabo akinjiza 272. U Rwanda umuturage umunsi yinjiza 990. No kuvana information cyangwa se na makuru n'ubundi yo kuri Google ntago ari amakuru ari accurate. Congo ikaba ari 748. Sudani umuturage akaba yinjiza 338 ku mwaka, mu gihe Burundi ari 156. No kuvuga ngo bino bihugu byose bigenda bikurura imbaraga z'ibindi, noneho wenda bikagera umwanya cyangwa se average ya 948 n'ibice. Kuvuga twenda ese nicyo kintu cyaba kibitera, wenda tukavuga ngo bakavuga ngo ibihugu bimwe bifite wenda ngo
wenda birakomeye, bifite ubukungu bukomeye, ibi ntabwo bifite, reka noneho dutangire tubaninge. Okay, kugeza kano kanya ntabwo mfite igisubizo, ni ukuvuga mba ndi openinga mind kugira ngo buri wese azane igitekerezo cye, azane igitekerezo cye, noneho turebe future cyangwa se ahazaza h'umuryango wacu ni ahahe. Caca, hasta la vista.